ariko wambwira kuko mbona amaso ataraye cyagenze gute ko nari nzi ko wapfuye waje kubaho wowe ntabwo napfuye ndiho ntundeba se ndakwibuka muri iriya myaka yashize dupanga ziriya gahunda iriya zero nuko nawe ntaba mu nama niko kunzanisha ariko amakuru amenya ko nawe wapfuye byarangiye nubwo mfunze none bimeze gute se nawe urabyumva nari njeje kukureba nyine ngo umenye yuko ngihumeka nkiriho isaha n'isaha n'umunota ningukenera nzi nkubona cyanshimisha uramutse uje uri ruhanga ntazira yenda ubishatse kubw'ubushobozi bwawe nkuziho na hano wahankuwe gutyo tugakomeza gahunda nk'uko twari twazipanze na mbere kuvuze neza aho ubundi njyewe Cecilia rwose ndaho ntugire uraho Cecilia iyi ndaho nk'uko ndeba nguko dore ngubu warakoze nanjye maze imyaka itagira ingano hano kandi kubera ngo icyo ushaka kwikubira ese buri gihe ndeka nkaba hanze ko nkubitora umaze kumurangiza nanjye iriya mari ko kuyigabana utahomba nanjye kutazigera wicwa n'ubukene cyangwa usazire mu bukene nk'uko usaziye muri gereza ariko si wa mugabo we ntubona ko nanjye naje nje wumvise urakaza neza ubu naje nje nyine kugira ngo wa mugambi nyine niwe wowe tuwukomeze ariko iya mitungo nyine igira ite ikomeye mu biganza fasha rero fasha ushaka ukuntu nava hano nimara kuva hano naza tugahita tubijyamo inama uriya muhungu we ntacyo avuze imbere yacu urabona wamugize umwana wamushyize ku ibere byararangiye uriya rero kuba wamukorera nk'ibyo wakoreye se cyangwa nk'ibyo wankoreye biroroshye ariko ugenda gusaba imbabazi kugira ngo ibyo byose nubirangize uzamenye ko twakoze inama jye nawe bwa mbere yiriya mitungo kugira ngo ubuzima busanzwe ubundi umunyabwenge mu buzima busanzwe ndi umuhanga nawe uri kariya kana kariya ni iki se kariya ni urushishi kuri njyewe sibyo unamaze toza umwana azi neza ko ari njye wamubyaye turi kumwe byumvikana rero yuko nta n'undi wundi wamvogera ubaho ntawe ibangamira ryawe nanjye aho wamuganisha yajya aho namuganisha hose nashaka nkagira ntya nashaka nkakomeza nkagatembereza nkakagira gute ariko imitungo isambu iriya sambu kubona hariya imbere muri buriya butaka harimo amabuye y'agaciro wawe ako niko nanjye mbabarira mbyara uyibagize ibyo wankoreye nkaza wibuke ko nanjye ndi umuntu nkiriho gutyo ushaka icyo wakora kugira ngo mve hano hantu kuko iriya mitungo ni hahandi yazatunga n'abuzukuru imitungo yavamo igatunga n'igihugu y'imyaka 12 igihugu ibyo nanjye nshaka kugira ngo nyine ngereho urumva ntabwo iriya mitungo mbese tubyite ko ari iki wabyumvise ariko wayakira ariko wabyumvise sibyo kari agasozi kose okay ubwo rero kubona ubwo mbonye uko nkiriho abandi hanze munange ungiye kwiga ubundi bw'ijya nk'umuntu tuzi umunota ku munota isaha ku isaha sibyo ninjye nawe fasha nk'umuntu twakoranye inama ya mbere yo kugira ngo iriya mitungo tuyigarure erega turuksa uti twanabyirukanye zamura icyo gihe yewe sibyo tukiri abasore tuziranye byinshi ariko nubwo dushaje ntabwo dukeneye kubaho iriya mitungo tuyigaruye ikaba mu ruhande rwacu tukayigabana mu buryo bungana wabaho nanjye nkabaho kandi birenze n'indege twazi ntabwo tuzasiga bose nk'abariya twabyaye sibyo inkomoko yakankomotseho kose akaburuko kayisigarana wumvise samu se ntabwo samu nakugira data we shaka icyo umukoresha kugira ngo tubeho neza nawe byihoreye ubwo kariya ndakifitiye kuri njyewe waba umubyaye kuko nagerageje ibishoboka cyane ndi hano ariko biranga birananirana ariko nk'abantu twari tugambiriye gukora kiriya gikorwa tukakirangiza kandi tukabaha amahoro ni wowe usigaye ubu ni wowe ufite ijambo genda ubikore neza bityo nanjye ndwaneho pe nasohoka hano ubundi dufatanye tube umwe ubundi tubeho mu buzima bwiza nyizera ufite amafaranga
nyizera urakoze cyane ndabona wenda iminota yanarangiye buriya wowe gusa umva yes shyira agatima hamwe urakoze sindi inyuma hariya gaho genda rwose nyizera genda kuko iminota yawe ihute genda sawa urakoze kandi umva shansigaye nsinzira ubusa warabinyunduje ntiwabuze nako ntacyo utajya unzanira ntacyo utazanzanira nawe se uratwite kubuza ngo nari kwanduje naba narayitewe nande ase ubundi uri isugi we ese ubundi ko nanagaho wa muhungu nigeze kukwereka cyagiye kutamukunze ntabwo byarangiye hariya umva rero wese ariko buriya akazi kanjye ubona nagafatanya n'abasore sinsare ngo niruke ushajya witeretanira bihura babara winyekoreza abantu babiri umva nditwitiye ariko mufate ntabwo ndimo gari iyi ndiravamo ibyo bikangishamo gani uzi ko mubwira ngo indiravamo ukagira ngo ivuyemo umva itayagara ubwaho mbwira icyo ushaka ko nkora kubera ubu ngubu murimo mugiye kubyara ari ubwa mbere ibintu bamwe babishyize ku rundi rwego niwe ushyushye ngo yaragiye kubyara ngo ataranuje ngo akaranuje muri se buriya ntiyataranuje sura si umusaza ese kumuganizwa ntazi imyaka ye ubwo akora cyari umusore ubona ko ni mukuru ariko umusa ari wese na Samu ndi mukuru shani Samu urebye ukuntu angana ubona ari we mukuru ntabwo mbizi ariko umva yo nkwe story ndashaka kumenyesha ko Morgan we mureke uriya waraha uriya byararangiye ahubwo ikintu gihari Samu nawe ko ashaka umwana hasi hejuru Samu arashaka umwana nyine niba hari uwamumutumye ashaka se umwana uvuye umbaze ngo nyine makurata wamushekiwe ndamureba yarambwiye nyine ngo niba basi ngo ntakunze Samu n'iki byose arambwira ati Samu arashaka umwana ariko mureke bitwaye ikisi none se arashaka umwana ibi hari amakuru babifiteho arashaka ngo mugende muryamane mugira n'umwana nyine makurata we yarambwira ati basi niba utakinamukunda ngenda basi aguteye udubyara ngo mugende ngo mugire ngo aguteye udubyara nishimwe nari numvishije ubwoba bunyishe uretse ko n'ubundi nukugeza isa ntabwo nzigira nkubeshya sintuje mba numva isa n'isa bino bintu bizadukoraho isa n'isa bizatugaruka reka mubwire umukobwa nawe usigaye wisanzura pe uzafata ibirahuri bose wanyweramo n'ibintu n'amatasi byose wagiye wihangana uzi ko udatinya kuza imbere ya bosi wawe uteruye itasi uri kunyweramo icyayi nawe anyweramo ariko nzabikosora ese ubona amakosa ntagenda nyakosora gake gake hari ubwo yaruka kuntuma amazi nkabanza nkayasomaho erega hari ibintu umuntu atagomba kukubwiriza nawe uri mukuru w'Imana nawe ugomba kwibwiriza kuvuga ati reba nawe urabizi neza ko ari ibyo utegura n'amatazi bosi akayanywera cyangwa mama cyangwa njyewe warangiza ukajuje kumbwira inkuru za hehe na hehe ukaza ugotomera ikindi uza ukageza kumbwira utubanga twanjye nawe imbere ya bosi usiko ibyo bintu byanciyeho abatata munwa waje munwa wagira ngo barakuroze basi ibyo ushaka ufate n'ikindi kirahuri nawe urebe nyine ibirahuri adakorera cyangwa ibikombe cyangwa ibindi bintu uravuze ngo nzajya nywera muri akamawuja usaka kampaza wese ugiye kunywa rike okay basi reka nkwereke uzangurira akajage ariko nzajya nkweramo gasanga kakandi njye mbihozanya nyine bimfashe ubwo birahure bye ntabwo nzongera kubikoraho ntaribi
nkundi bitazamenekera mu ntoki ugasanga murabindihishije. Uzi ko nakoraga mu cyaro bigeze kundihisha amadongo 3. aho ubundi by'umunwa byongeye kugerageza nyine ubwo nzajya nkubwira turi kumwe twenyine, nanjye nabitekerejeho nyuma numva ni ikibazo, kandi nyine umbabarire niba narakosheje cyane. nanjye nikanga byaje nyine ntabwo mba nshaka kujagaraza. Nikanga byaje usa nta bwenge uzi. Simuje gukoresha ikintu ariko basi nawe ujye ushyira mu nyurabwenge. Niba unanagikoresheje ntugikoreshe imbere ya boss wawe akureba. Ubwo muri make njye mbikoresha batandeba. Ese wabuze ibyo ukoresha? Reba ya matasi nawe utegura ku meza turi hano. Harandi ufata iyo ngiyo wenda utari dupfa gukoresha. Niba ushaka kunywera mu itasi. Kerega nyine mwarambwiye ubwo ngeze ahango njye nisanzura ngo ndi umwana mu rugo nuriya mama wawe nyine arambwira turi umwana bye wisanzura, ubwo nkumva ko ibyo mukoresheje nanjye ari byo nakoresha. Ibyo bikoresha ku buryo wisanzura ugasanza n'ibyo usanze. Rega nawe uri mukuru jya ushyira mu nyurabwenge. Ubwo kuva uyu munsi nyine ntabwo nzongera. Mbabarire pe, nsabye imbabazi kandi. Uzana ibiryo umuntu ku meza uje ngo uryaho. Icyo kunywa uje unywaho, ibyo ni ibiki? Ako byo narabiretse urabona ko ngenda nibwiriza mbivaho. Erega mu cyaro reka mubwire eba mbuje kuvuga mabuje. Ntabwo wanigwa n'ibiryo utariye. Ugomba nyine kurya kugira ngo bikunike. Nturansetsa na kuri gisirika ngizwe ushobora kuba waravukiye nk'amezi nka 22 kubera nta kintu kigutera ubwoba, nta kintu kiguhangayikisha, ibintu byawe ni ugufata disque mbese waya nta mutima namugira. Hari igihe she wanjye ari igihe utahindura ikintu. Iyo utahindura ikintu rero ugitwara kuntu uko kiri. Nta kintu nahindura, ahubwo ikintu cyonyine gihari ngiye gukora. Hari ikibazo se naze nawe mugire namugana hari bakuzi gusetsa. Morgan ni urukundo rw'ubuzima, ni love of my life. Yako Morgan uririmbira urana kuzikamubwiza ukuri uri mu bantu bazarangiza iyi si. Cyo namaze kukibona rwose. Abantu barakorana muri cishe kunyumvenike, abantu barakorana muri company ni nka hari abavandimwe bose ugiye kubakinira rimwe. Ntabwo byo gukorana muri company naho bihuriye n'inda yanyu. Nese nuze yangiri muri company ntaho ahubwo ndumva ari niya company. Umwana ni wa company nuze yanjye menye ikorera muri company. Siko numva ariyo kwa Sam Kasa no ministry. Ese utekereza ko utekereza ko okay ibyo nta ngiye impamvu nta kintu binwaye buretse kumbwira imipango n'ubwoba bwawe no gupapa kwawe ndi too much urabizi. Ahubwo reka ngo history irenze njyewe nkuko ndi kuvuga ngo ntacyo bintwaye. Ntacyo bintwaye nkuko mbikubwiye nyine. Nzabafatanya ari babiri. Ahubwo ngize Imana Sam azaba ari ATM yanjye nyine, azaba ari ATM yanjye, and then Morgan agomba kuba umugabo wanjye. Ni ibintu byumvikana rega sheri. Ariko kamubaze niki utekereza ko watwika inzu gahisha umunsi? Uwo mwatsi bazajya kubona inzu yageze hasi. Utekereza ko muri company batazabimenya ko utwite? Akweka nkubaze kuri kuvuga muri company nkaho iriya company nyikoreramo. Erega warahakoze barakuzi kuva ku wa mbere kugeza ku wanyu. Nta kintu kimwe bazi. Ibaze nibara nta kintu kimwe ngo bazi. Shasheri tuza turya amafaranga y'abakire badafite icyo gukoresha amafaranga yabo. Babarire. Sasha ko umwana se nazi n'ubundi nuwo. Nyambo urumva mu cyaro iyo uzaniye ikigage umuntu cyangwa urwago urabanza ugasomaho kugira ngo atamenya ko wamuroze. Ubwo ro nanjye ni uwo muco w'iwacu mu gihemba navanyayo nkavuga nti mpabuje atagira ngo nanjye ndi umurozi navanye uburozi kwa na Mariya. Hari uducumu ugibona muri iyi nzu n'iminya kariyo basogongezanyagaho. Oya hari n'ikindi gikombe bita muhinzi
hari icyo ujya ubona hano se wamugana n'ubundi turozwe ko twamenya ko ari biturutseho urinda uzusogongera imbere y'abantu kubera iki mabuja nasabye imbabazi ntabwo bizongera rero reka mubwire Soso aherutse kumpamagara arambwira yewe yarabanje anyohereza n'ibiceri arambwira ngo w'Imana ngo urabona ngo akazi kawe uri kugakora neza ngo ariko ngo ndashaka ngo umuntu witwa Niki izina Niki ngo nirivugwa muri urwo rugo urimo gusamba barire ngo uzajye umbwira ubundi Niki ninde Niki ni agakobwa k'inshuti ya Soso gusa muri uru rugo turamuzi uko afite ibyo ari kunika bidafite ejo na ruguru hakoze twaba tumuvuga wiki ahubwo wowe utangira ukomeza ubanike niba ajya bakubwira ati iki ngiki nawe tugira amatsiko kumenya ikindi nyine umwigire inshuti ngari ko sinjye yakubwira utabanje kunsobanurira ubundi uwo Niki avuze iki muri rugo kugira ngo nina banamuvugaho nzamenye ngo ndumva iki nyine nawe ugashiramo utuntu tw'ubwenge ku buryo nawe uzajya bakuramo amakuru atari bayakuyemo wenyine oya njyewe ariko ntabwo bazongera kuyankuramo kuko urumva hari ukuntu aba ashaka kumenya byinshi ahangaha nanjye nyine nkagenda muzimiza ahubwo nanjye nshaka kumucengacenga nshaka kumenya ibiri muri we nkamwinjirira ngewe nka sintuma nyinjirira ugomba kuba umunyabwenge ubwo nzamubwire ngo iki uzamubwire ko nta tugeze wumva tumuvuga muri uru rugo ahubwo umubaze ati ni muntu ki ubundi avuze iki kubera iki bamuvugaho n'iki ubundi se ni bande bamuzi kugira ngo nzamenye ngo nzajya numviriza nde nande nyine nawe umukuremo amagambo none se ubwo Niki n'umukire nawe ntabwo yabona agashinzi k'inshuti ya Soso ubwo ntacyo ubwo noneho mu buryo bwo kugira ngo mwinjirire neza ubwo nazajya nabwira Soso akazanjyanayo nkazajya kugira ahubwo uzanamusare azakure kujya kumusura namusure umenye n'aho aba amakuru nkayafata neza kuri radari ewa shayi munsi ndagura inyama kabisa inyama we inyama yewe ibintu nazirose ndakomeye amahoro se amahoro nyine ya hano ntuyazi amahoro ya hano se sharo amahoro ya hano ku ijoro ritubana yego nyine amahoro naba hari ariko nyine ukwiyakira ise ndiri kwicuma no muri uko byagenda kose shamba nkubwire ukwezi kurashira rwose aho ukagira ngo wongeyeho ukundi guteze ukwezi kujya gushira ryari ko gushira wagira ngo ni umwaka wose iminsi 30 ijya kurangira rwose wagira ngo yabirumvikana cyitwa umuntu wakoze ikintu cyitwa gereza ni umuhanga umugome ikintu gisekeje ntago ari umugome papa rega abanyabyaha uko wenda wowe uvuga ati ndarengana ariko n'abakora ibyaha baranga kandi ikindi kintu gisekeje yari umushuti wanjye bigeze gukatira imyaka 10 noneho ahubwo nikiranye tutaranashaka niki n'ubundi aragenda arafunga imyaka 10 twe dusigara hanze ariko ndakubwiza ukuri ko nawe yagarukiye ndashaza nta kintu twamurushije uretse ko tutarafunzwe gusa nta kindi kintu twiye tumurusha none arakorana nyuma y'imyaka irazana ducaho ubu ni umuntu ukomeye cyane n'ubwo oya nanjye numva mfite ibyiringiro ko ndamutse mvuye aha imitungo yanjye ikagaruka rwose nanjye oya nitanagaruka rero nitanagaruka ese urumva ariko utagarutse ntahera ariko ushobora no gutangirira kuri zeru kandi se mugenzi wanjye nkubwira ko yafunzwe imyaka 10
kandi imyaka 10 akaza akaba arakomeye ubu ngubu kandi n'umuntu ukomeye ufite amakampani kandi twe nayo dufite tutarigeze tunafunga umugisha wagira ahantu ujya none se ushobora no kuza wanayibona none akaguhombera ibyo ngibyo nyine uhora ushaka kuba insindagira ariko ntacyo wamamagariye nawe nawe wahamagaye nyine ngo ko mbona hanze ahangaha hano muri gereza nkatekereza n'ibibera hanze nkumva nyine ngize impungenge kabisa rega niwe mfite iyo ntakubona hano nyine biranijya bikamvuna cyane numva nta mpamvu nakugiraga inama ngo wirinde hanze ahangaha iwanyu mwirirwa murya mwirirwa munywa mwirirwa mwishimye mu birori mu makwe wirinde abantu reka bashobora kukugirira nabi abantu si ngomba kubirinda nk'uko bisanzwe nyine yari ikintu special urushaho kubara ko ibyo ngubwiye n'iso kandi umubyeyi yagize impungenge burya haba hari impamvu yes niyo nakoreye ubu ngubu ntabwo nagiye kuri tele it's okay sandaje guhamagara mu kanya hello my sister hi my brother how are you today ndani akantu keza yewe niki ko kanyota kanyishe se bite ko mbona nta kamorale Nyambo umeze neza nakubeshya ngo nishimye ino urabizi ko nakubwiye ko nipimye ngasanga ntatwite kuva rero nabibwira umugabo wanjye yarahindutse pe yarahindutse ntabwo akiri Morgan nzi ntabwo akitwara nka Morgan ntabwo akinyitaho nyine ibintu byose byarahindutse rero nyine ntabwo bikiri nka kera wenda nari imyaka amwe mufite umuvandimwe numva niyebye nyine ntazi uko isi iri kugenda utanibuka ko ngufite nkavuga ati byuzuye reka nze uganirize nduhuke Nyambo ndakeka ibyo wanyuzemo mbere tutaramenyana ndakeka ari byo bibi cyane ariko humura ku isi nyine nuko kwiga kwihangana kandi ntabwo ugomba no kwihera kuko uracyari na muto hari n'abamara plus de 12 ans cyangwa se 8 ans gutyo imyaka 8 batarabona urubyaro ariko ukabona Imana irabikoze kujya wizera nyine ko byose bishoboka ikindi kumva ko byose bishoboka kandi ndahari ku bwawe nzakora ibishoboka byose ube wakira gusa inkuru nziza ngufitiye nuko Immaculée hari ibintu urabizi bijyanye n'abaganga hari abantu b'inzobere bajya baza mu bihugu byo muri Afurika bagenda bakemura ibibazo abafite ibibazo nk'ibyo ngibyo kandi ugasanga birakunze ubonye urubyaro umutima ukandya kuko numvise nk'inkuru mbi yuko bakwivuganye ndakubwiye ngo nanjye sinzi ko nawe ngisohotse ahangaha bandi banyivuganye ku buryo ngira ibibazo ngira n'abantu banyise se ni bande bapfira hano hanze njya numva amakuru bafite ibibazo n'abantu se ndafite nayo ikibazo kujya ajya kunyivugana ariko uzi kusetsa uzi ko ikosa ryaso ushobora kurizira kandi nta kintu wigeze ukora ibyo urabyemera ubu se abamfungije hano baragukunda ariko wasajya ugira ubwenge abanzanye hano baragukunda baranze se bazi ko umfite ariko kugira ngo amakuru ntagenda cyane ibyo nkubwiye kandi nushaka kubyumva
ndakubwiye ngo irinde hanze woye gusangira n'uwo ari we wese woye gusabana ngo ugende wasamye rwose pe ntabwo ushobora bandiho ndibwa n'uyu munyururu ngo nzumve n'inkuru y'uko wapfa ibyo birege kuko ariko nabireka gute ko umubyeyi agira igishyika nta gahunda afite yo gupfa ubugira umenya gahunda ufite gahunda yo gupfa mfite umwana unegereje mu nda ntabona umwana wanjye woza imyaka maze negereje umwana ugita papa nzapfe wenda umwana yaramaze no kumagara papa aguze gupfa noneho watagize umva n'umuntu uritegeka uko byagenda muri iyi si wowe niwe ushinzwe kuyobora nyine nibyo ndashaka kumvisha ngewe kano kandi ndi kwitwararika kuko nyine mfite icyo mumba noneho twararike nyine nanjye nicyo nkubwira twararike hanze ni habi amakuru ndayafite reka kugenda wasamye kuko rwose nakumva inkuru mbi ndakubwiye ngo itwararike kwitwararika hari itegeko ribihana ntabyo kuko ukajya ugira kode icyo nshaka kubwira ni uko nyine ngiye numbwira ko umuganga ngo ashaka kumira ngo ubanze ubukubiye no kumbona ntabyo wagize n'abantu inshuti ugira mwanga ku buryo muzamuganira ubumva ushaka kugira ngo inshuti se hari umwana ngira hano muri iki gihome hari umwana none se ubwo binzaniye kuza kumira ngo ntabwo no kuzaza icyo nicyo hawe kuko ako kibuni wari kuzategereza nkaza ukambwira ati mwana ibyo wirinde ni ibintu ciji kuba ngo uranshaka zuko ariko ubwo inzozi naraye ndose cyangwa narose ejo bundi urazizi ho ugiye kuzana aho twingiza inzozi rero sasa menya rero impamvu nagutumyeho kandi wumva icyo ariko se ubundi kukubwira ngo hanze ahangaha igenda neza wirinde n'icyaha nkoze kuki nkubwira ibintu ugasanga wabiremereje wenda kubwiye ngo irinde menya ko hari abanzi n'abakunzi sibyo sawa nyine ariko umeze we kugenda ubaye kandi sha reka nkubwire ariko kiriya cyane nzakigira intego wagira ngo nacyo ni ikigambanyi rero barenda kuza avuganye nawe ko azabimurikiranira yewe ni tayari kwishyura buri kimwe cyose kugira ngo gashiki kanjye sibyo utazakomeza kubabara nyine amafaranga utazayamariraho no it's okay my sister humura rwose wikwiheba kwiheba uriho kandi wumve ngo hari igihe Imana izabikora ahubwo wenda ibyo ni ukwizera Imana nubwo turi abantu rimwe na rimwe ducika intege kandi wumve ko utari wenyine rega abandi nabo bafite ikibazo nk'icyawe nawe ni worohewe ubanza ari karande z'imiryango indwara ari z'iwacu hanyuma wowe umutwe wawe umutwe wanjye Imakire yaramfashije hari umuti yampaye nyine uri kumfasha ariko nyine ni umuti wa kinyarwanda ariko nabonye uri kumfasha ntabwo bikimeze nka mbere sibyo ndagukomeje rwose humura ntukajye wiheba ntukajye niyo mpamvu reka mpamvu nzakurira ko mbizi ko ndi bukuvane ijambo ry'ihumure kumva meze neza abizi ndawukunda yewe nzakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza okay and thank you for the juice enjoy ngomba guhora na morale okay ubuzima bugakomeza zatuma nanjye yajya nkora akazi kanjye mbabaye siko bimeze niko bimeze umwera kashe ndabizi biryohereye birakugora ubu urayimara wowe utangiye kuncyunganya ni ikizamumaye ariko ugomba kwemerwa mu mituweli dore iyo uri mu kazi ugomba kuyinywa uranaryoshye kuko umwiyongera kugira ngo narenza kano karahure kandi uba ari kandi wamanura agatungaye kamemere kariya gatuma akazi umuntu agafiringa neza imibare hano ukayikora nawe ubundi don't worry my sister ibintu bizagenda neza
abo bantu nibaza ubwo nzahita nkubwira turebe icyo twabikora siko bimeze. What? mwambitse impeta y'ubudahemuka tukaba tuzakundana nka musore na mushiki ubuziraherezo. Amen. Amen. agasanga ahangaha ngira ngo ndabona imodoka yawe ahangaha duhagaze kuri iyi sitasiyo. rero ma nyine icyo ndi kukubwira ni kirakomeje kumukora gusa ariko kendike ntabwo ari kuboneka ibintu ntabishaka nyine aba yumva nyine icyo twapfaraga cyararangiye bakora iki urakora iki ariko mwana wanjye n'akana gatangaza kora ibishoboka byose uri umuntu nta nubwo kushubira umuce hirya umuce hirya urumva nibiba na ngombwa urumva nturi muganga ushobora no guhemba mwana wawe igice cy'umushahara cyose ukaba wareba ukuntu uburyo wareba utuntu umuguriramo ukamushukashwa burya abana b'abakobwa bakunda twa gift ukamuzanira ka gift ka buri munsi asigaye ukamufatisha bien. Urabona mwana wanjye aramutse uriya mukobwa tutamushoboye cyacu cyabitwangiriye urumva Samu we ntacyo byari bitewe kuri Samu nyine arananirwa cyane ariko umukobwa ntabwo abyumva pe kandi koko nyine nawe wamwumva kugeza ubu sinumva uburyo bwawe aho buturuka ariko kubwizeye nkabanza ubutwari bwawe nkabanza imbaraga zawe sinumva ibyo ngibyo n'umukobwa nese uragira ngo byari bigeze ngo twari tugeze aharyoshye mera neza twari tugeze aharyoshye none bashaka kugira ngo tupfubirize ahangaha wenda akaba tunaniwe ku munota wa nyuma kandi waba tugiye kugera mu nzira ariko nyine mbandega ntabwo byoroshye uriya mukobwa nishinga amatwi ntabwo yumva uzi yuko umubwira ntavuga kuri mukuru akakureba y'agasuzuguro kenshi cyane ariko noneho kereka niba hari noneho nawe ushaka kuva ku kanyoko ugashaka kujya kuba wa wundi ugashaka kujya kuba abandi simbiza aho ngaho ntabwo aho ngaho mbumva aho ngaho ntabwo ndahasobanukirwa simbiza aho ngaho sinumva uwari ntabwo numva amakuru atamenyereye kuba ari wowe makuru akazi biri mu gupfira yose ndetse naba narazanywe n'iki tuvugisha uko handi ukora ibishoboka byose reka nanjye ntabwo nicaye sinyibasha gusinzira reka nanjye iriya mitungo ndayishaka ariko nyine nanone ntawe ufata umuntu ngo uteremo ibintu bitamurimo ibyo nanze ryawe kuki wambwira ngo nagufata umuntu ngo umutere ngo ubimutere wakumvise inama nyoko wawe akubwira kandi ukazikurikiza numara kuzikurikiza ko ntacyo utazageraho reka tuwe guharira kuri ibyo ngibyo ahubwo wamugara ko kuza gutinda naho ngaho byazarangira nasaba gutinda kubw'izo mpamvu sibyo sinzi niba ubwawe ukuntu agatekerezo kari kaje sinzi niba nakwigendera hasubira iyo ngiyo nkigendera wenda asigaye tukazajya tuvugana kuri telefone simbizi niba nakuvuga ko wandikira oya ngaje ngo ndabona ko nyamba yatuguye nasaba shabwa yawe ushaka tugohere ntawabe mu izina rya Yesu kandi urabizi ko rwose ma warapfuye kuko n'ahantu bagushinga ngo bahatingiwe n'undi muntu kindabizi ngo bazi ko napfuye barakapfa aribo ariko urumva se mwana wa ubundi ngo abagiye inama Imana irabasanga ahantu ujya usanga hafi ya cya gikamyo kiba giparitse aribe minota ingahe
sawa Mama ngagiye kuza umugwe ko ariko umukuta mugeze kuri ya sitasiyo arahaze rega byahansanga arahaze ninde ntabwo umuzi waza kuzagera bazi Kigali naho rero nyine abo nakuvuga ko niko nanjye ntubaga nkubwira simbizi uko byumva mwana wanjye tugire tunave hano mu nzira niyo yayo kandi wa murataraza reka ze nyine tugende n'imodoka ese nijya kukuzanira imodoka yawe none reka dutuze naho ubundi uva mwana wanjye ntabwo ndi ikigoryi kandi uzi ko ndi umunyabwenge kandi nanjye ndakwizeye urumva nzi ko utazandenguha bibaho turi kumwe amashuri narakwigiye warize aya warize mwana wanjye ukaba uzi gutera agashinge ukaba uzi kugenda muganga tega neza ko muganga reka ataza akagira ngo ndi umusazi ntarikoye yeho ni niryo oya ntabwo mbizi ntabwo narigize kuryoho niryo gatege neza Wanyamukaya mutegurire. Ubarongera ngo bitegurura ariko ako bimeze neza. ubundi njyewe ubwo ndumva ari uwo mwanzuro ngomba gufata nawe urabyemeye ko nakwisubiza biriya Nta kuri nyine uzagera si kwa mwe. ntacyo tugomba gukora se ariko nyine uvuga byose kwiga. kandi ukuri kw'Imana Cyangwa kuza atagishoje. yewe icyanzanye ntagishoje Ya